Ukeneye kumenya ingingo zirindwi zigize icivugo ca Yesu. Ingingo ya mbere Yesu yaravuze ngo ndi umutsima w'ubugingo. Kuba umuco w'isi bisobanura iki? Nukuvuga ngo umwijima ni ijoro, umwijima ni abanyamahanga, umwijima ni icyaha. Hariya bayita ngo recette je suis. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep signifie la vigne, dont le père et les vignerons. Umwungere mwiza bisobanura iki? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ingani tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Turakunda ni gusenga buri munsi, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Asia shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Nkuko muri kamera turi kumwe na Dr. Revera Pasteur Mazibire Guraho. Dogiteri Muraho neza, amakuru yanyu akomeye. Mwatangira musuhuza abantu munasenga. Turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Inshuti zacu zitugana kuri channel ya Gusenga everyday, tubahaye karibu. Imana ibaha umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje ugize neza uyu mwanya mwiza, mwanya w'icubahiro, mwanya wo kugubwa neza, mwanya wo gusangiza bene data ijambo ryawe, mwanya wo kurya turira hamwe ibyo kurya byera duteguriye. Turashimiye kuri bene data batega amatwi bo hirya no hino mu bice bitandukanye, kugira ngo mwami imitima y'ababyumva ibashe guhembuka. Turi imbere yawe kugira ngo udufashe tubashe gusoza inshingano ikomeye, aribwo butumwa bwiza Yesu yadusigiye bwo kwamamaza ishimwe ryawe mu mahanga yose, kugira ngo benshi bitirirwe izina ry'Uwiteka. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Amena. Pasiteri urakoze cyane. Pasiteri kukubaza ku bibazo ku civugo ca Yesu. Ese ubundi umwami arivuga? Civugo ca Yesu kigizwe n'ingingo ndwi. Yesu umwami ntabwo yivuga, kuko umuntu yivugira imbere y'umuruta. Ahubwo Yesu ku mugambi w'Imana ko yaje mu isi kugira ngo aze gucungura umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana mu Bafilipi igice ca 2 ku murongo waho wa 5 ravuga ngo mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo. Uwo nubwo yari afite akamero k'Imana, ariko ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, agira akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. None uko guca bugufi akagira ishusho y'umuntu, niho yivuze kandi yivugira imbere ya se. Nukuvuga ngo ayo magambo 7 Yesu yakoresheje mu civugo cye kugira ngo abantu bamwizera, ariko yivuga imbere ya se. Usomye muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 28 haravuga ngo iyaba mwari munkunze mwamunejejwe nuko njya kwa data, kuko data anduta. Yesu yerekanye ko data muruta, nizo mpamvu yivugaga kugira ngo abisi bamwizere. Ntabwo yivuga kurata ibigwi bye, kuko yicishije bugufi. Ari mu isi rero muri ico gihe cyo gufata akamero k'umugaragu w'imbata, yasize ubwiza bwe, nukuvuga ngo yararetse n'akamero k'Imana, niho yivuze muri aya magambo kugira ngo abisi bamwizere, kuko nico camuzanye. Ariko ubundi umwami ashobora kurata ibigwi mu magambo, ariko atari icivugo, kuko ntawe yakwivugira imbere umuruta. Nizo mpamvu bakita amagambo 7 Yesu yasize mu civugo ce mu gihe yicishaga bugufi. Ahangaha rero ashobora kuvuga aya magambo kuko yicishije bugufi, akagira ishusho y'umuntu, ubwo yivuze nk'umuntu. Urakoze Pasi. Dukeneye kumenya ingingo zirindwi zigize icivugo ca Yesu. Ingingo ya mbere Yesu yaravuze ngo ndi umutsima w'ubugingo, muri Yohana igice ca 6 umurongo wa 35. Ingingo ya kabiri Yesu yaravuze ngo ndi umuco w'isi, muri Yohana 8 umurongo waho nuwa 12. Ingingo ya gatatu Yesu yaravuze ngo ndi irembo ry'intama, Yohana 10 umurongo waho nuwa 7 nuwa 9. Ingingo ya kane Yesu yaravuze ngo ninje mwungeri mwiza,
ni ukuvuga ngo ni Yohana igice cya 10 umurongo wa 11 ingingo ya 5 Yesu yaravuze ngo ninje kuzuka n'ubugingo. Yohana igice cya 11 umurongo wa 25 ingingo ya 6 yaravuze ngo ninje nzira n'ukuri n'ubugingo ntawuja kwa data ntamujanye. Ni Yohana igice cya 14 umurongo waho wa 6 ingingo ya 7 iheruka icivugo cye yaravuze ngo nje ndi umuzabibu w'ukuri na data ni nyirawo uwuhingira. Ni ukuvuga ngo ni Yohana 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 5. Ngizi ingingo 7 zigize icivugo ca Yesu. Ntabwo byari imikino ahubwo ko kugira ngo abantu bamwizere, nizo zigize ico civugo ca Yesu. Urakoze Pase. Ese kuba umutsima w'ubugingo bisobanura iki? Kuba umutsima w'ubugingo nuko Yesu yarazi ko hari ibyo kurya by'igihe gito. Kandi Yesu ibyo kurya atanga ni ibyiteka ryose. Hari amagambo muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 35 haravuga ngo uzaho ndi ntazasonza na hato, unyizera ntazagira inyota. Ni ukuvuga ngo ibyo kurya Yesu atanga bigeza ku bugingo buhoraho. Nizo mpamvu Yesu yabwiye uriya Musamariya Yohana igice cya 4 umurongo waho nuwa 10 kugeza kwa 14 yaramubwiye ngo uturutse kuri 13 Yesu aramubwira ngo unywa ayo mazi yawe ufite azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha azamuhindukira isoko y'amazi y'ubugingo dodobiza akageza ku bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo amazi Yesu atanga ava mu isoko idudubiza ikageza ku bugingo buhoraho, kuko ibyo kurya Yesu atanga ari ibyiteka ryose. Hari muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 27 yaratubwiye ngo ntimugakorera ibyo kurya bishira, ahubwo mukorera ibyo kurya bidashira bikagera ku bugingo buhoraho. Na hariya muri Yohana 4:32 yaravuze ngo mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa bari basanzwe barya, abigishwa bari basanze banywa, abigishwa bari basanzwe bakora ibintu bitandukanye, bakora iminsi mikuru, ariko Yesu aravuga ngo ibyo kurya ntanga ntabwo bimeze nk'ibyanyu. Ibyo kurya ni ibyo kuryanyu, ni ibyo kurya bishira, ariko ibyo kurya ntanga ni ibyo kurya bidashira bikagera ku bugingo. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo amazi ngewe nzabaha ntabwo ari nk'aya mazi yo ku kidendeze ca Yakobo, ahubwo ni amazi ava mu isoko idudubiza ikageza ku bugingo buhoraho. Nizo mpamvu Yesu ari umutsima. Umutsima bisobanura ngo ibyo kurya bidashira. Urakoze Pase. Ntabwo ari inyama za Yesu nk'uko bamwe babitekereza. Hari doctrine yitwaga transubstantiation, bavugaga ko iyo abantu bagiye kwigaburo ryera umutsima uhinduka inyama na divayi bakoresha igahinduka amaraso. Ntabwo ari byo, bibuko byari biri, ariko mu buryo bw'umwuka bikambara imbaraga z'umubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu we ni ibyo kurya bidashira. Ntabwo turya inyama ze, ahubwo atanga ubugingo buhoraho biturutse mu gitambo cye yatambwe ku musaraba. Kuba umuco w'isi bisobanura iki? Kuba umuco w'isi ntabwo Yesu yabivugiye ko ari itabaza rimurikira abantu mu buryo bugaragara. Hari imico isanzwe. Icyo gihe munsi mukuru w'ingando abayuda bari basanzwe bacana amatabaza manini kandi menshi bakayanyanyagiza hose bishimira umunsi mukuru w'ingando. Ariko Yesu yitegereza uwo muco wabo asanga we atari wo muco, hubwo Yesu ari undi muco. Umuco rero Yesu ni umuco w'isi, nuvuga ngo ni umuco w'isi kubera amurikira abanyabyaha bagahinduka abakiranutsi. Nizo mpamvu ahangaha umwijima usobanura ibintu bitatu. Usomye Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 5 umwijima usobanura ijoro. Usomye Ingoma ya 2 ibice 6 umurongo wa 1 umwijima usobanura abanyamahanga. Usomye noneho muri Petero ya 1 igice cya 2 umurongo wa 9 umwijima usobanura ibyaha. Ni ukuvuga ngo umwijima ni ijoro, umwijima ni abanyamahanga, umwijima ni icyaha. Noneho hari ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana irema ijoro, noneho ijoro irema amanywa, noneho umunsi uhinduka ijoro amanywa, noneho ijoro rihinduka umwijima. Ni ko avuga ku gice cya 1 umurongo wa 5 mu Itangiriro. Bisobanura ngo aho ngaho ni ijoro ry'ibihe, ijoro ry'ibihe. Ariko hariya
muri ibyakoze n'intumwa ni 15 umurongo wa 16 haravuga ngo Imana mu gihe kizazi ziyegereza abanyamahanga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gihe kizaza ni kuwiteka avuga, nzubaka inzu ya Dawidi yasenyutse nyihagarike, kandi nzasana hasenyutse hayo, kugira ngo abantu bose bashaka n'uwiteka n'abanyamahanga bo kwisi bitirirwa izina ryanje, ni kuwiteka nyiringabo avuga. Imana yari yaratoranije Isirayeli nk'abatambyi b'ubwami, nk'ubwoko bwayo buzayibera amarongo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi izaza ngo nzahagarika inzu ya Dawidi, noneho nzasana hasenyutse hayo, kugira ngo abantu bose bashaka n'Imana n'abanyamahanga bitirirwa izina ryanje. Bisobanura ngo mu gihe gito nyuma yo gutoranya Isirayeli, Imana iziyegereza abanyamahanga bose bahinduka ubwoko bwayo. Hariya umwijima ni abanyamahanga, noneho umuco ni Isirayeli. Ariko hari muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 9 avuga ngo ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco w'itangaza. Hariya ni ukubakura mu byaha ikabageza mu gukiranuka. Abantu bavuye mu byaha baba bavuye mu mwijima. Yesu rero ntabwo yaje kuba umuco w'isi witabaza ry'abayuda kugira ngo amurikire abantu babone inzira banyuramo, ahubwo yaje kumurikira abantu bari mu byaha kugira ngo bave mu byaha bemenye ukuri, bahinduke ubwoko bw'Imana. Niko kuba umuco w'isi. Umuco w'isi ni ugukura abantu mu byaha, nta rugukura abantu mu mwijima w'ibihe, ahubwo ni ukubakura mu byaha. Narizo mpamvu bavuga ngo je suis la lumière du monde. Hariya bayita ngo recette je suis. Yesu yakoresheje je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep, signifie la vigne, dont le père et les vignerons. Angaha rero recette je suis nuvuga ngo indahiro, ingingo zirindwi zigize indahiro ya Yesu ni izo ngizo. Iya kabiri ni kuba umuco w'isi, gukura abantu mu byaha. Urakoze Pastor. Kuba irembo ry'intama ni ku birembo ry'intama hariya Yesu yabivuzeho ku murongo wa 7 Yohana ibice 10 umurongo wa 7 n'uwa 9. Ku birembo ry'intama hariya ni ukuvuga ngo abamubanjirije bari abanyazi, kandi Yesu ahagarara mu irembo. Abanyazi buririra inyuma bakagwa imbere, abo ngabo nabo kwica, nabo kurimbura umukumbi. Nizo mpamvu muri Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 1 Yesu yatubwiye abashumba cyangwa se abungeri barimbura, abungeri batatanya, abungeri bica, abungeri bakorera ibihembo, abungeri bita aba mercenaires batandukanye, n'umwungeri ari we Yesu. Yesu ahagarara mu irembo rero kuko intama arize kandi zikamumenya. Ariko abajura baca inyuma kuko intama zitabazi, bakaza bakazishimuta. Nizo mpamvu hari abashumba b'amatorero aho kugira ngo baragira umukumbi wahaze mu buryo bw'umwuka, ahubwo bakawurya, bakazerezwa no kwitwa aba mercenaires bakorera ibihembo. Abo ntabwo bita ku mukumbi. Ariko Yesu we ahagarara mu irembo, intama zikamumenya, kandi intama ikanyura aho ari. Nuvuga ngo Yesu we kuko ahagarara mu irembo, kuko ari irembo ry'intama, ahahagaze ni intama zinyura kuko zimuzi, ntabwo zanyura ku bambuzi. Abambuzi nabo burira inyuma kuko zitabazi bakazinyaga. Nizo mpamvu Yesu avuze ngo ndi irembo ry'intama. Urakoze Pastor. Umwungeri mwiza bisobanura iki? Umwungeri mwiza Yesu ashaka kuvuga ko ari upfira intama ze. Byanditswe muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 11 upfira. Dawidi yigeze kuba umwungeri mwiza, biragaragara. Urebye muri Samuel ya mbere igice cya 17 ku murongo wa 34 kwiza kuri 37 ya Dawidi yaragiraga intama za se, akazirinda, akamenya inshingano ye. Idubu n'intare bikaza, ijambo ry'Imana ravuga ngo intare yabagiye cyangwa idubu igasingira umwana w'intama, ndarayisimbukana nkawuyaka, kandi yabishaka kuntontomera ngo ishaka kundya, nkayikacira, nkayikubita, nkayica, kuko ari umwungeri mwiza upfira intama. Akiyemeza aho kugira ngo arekure intama
intama akaba yakwemera kwiduburi murya cyangwa intare murya aho kugira ngo areke intama yaragiye kandi yaragijwe. Ahangaha Yesu nawe rero ni umwungeri mwiza. Muri Mari ku gice ca 10 murongo wa 45 haravuga ngo ntabwo Yesu yaje gukorerwa, yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo abe incungu ya benshi. Yesu yaje kuba incungu ya benshi. Nuvuga ngo umwungeri mwiza aremera agapfira intama ze, agapfa bucimbo c'intama. Yaragiye intama rero ikije kuzangiriza no kuzitatanya, kibanza kumwica kikabona gutatanya intama. Iyo rero ashobora gupfira intama ze, niho bamwita umwungeri mwiza. Abandi bungeri batari beza, umwanzi araza cyangwa igitero bagahunga bagati intama, ariko ntobyemeye ngo umwungeri mwiza ahunge mbere y'intama, ahubwo aremera agasiga ubugingo bwe kubwo kuzirengera. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana bivuga ngo Yesu nawe yemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo abe incungu ya benshi. Ntabwo yaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi, aca bugufi atanga ubugingo bwe kugira ngo abe incungu y'abantu benshi kubw'amaraso ye. Ni umwungeri mwiza rero. Iyo uragira intama utakwemera gupfira, ntabwo uri umwungeri mwiza. Iyo uragira itorero utakwemera gupfira, ntabwo uri umuyobozi w'itoro nyakuri. Hari igihe intama rishobora kuza umushumba w'itoro kubona ngo yaragiye asiga intama, oya, umushumba arategereza intama zamara kugenda akareba ko ntayisigaye inyuma, yamara akabona kuzikurikira kuko ari umwungeri mwiza. Icabashaga kuzihitana cyemera kikamuhitana kugira ngo afate identite yo kuba umwungeri mwiza. Urakoze Pastor. Yesu avuga ngo je kuzuka n'ubugingo, yashaka kuvuga Yesu yashaka kuvuga ko niwe kuzuka n'ubugingo kuko uwizera ntapfa. Hara muri Yohana igice ca 11 murongo wa 25 haravuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu ukiriho wese kuri 26 unyizera ntazapfa iteka ryose. Ese wizeye ibyo? Anga Yesu yavuga shaka kuvuga ko umuntu wese wizeye adashobora gupfa iteka ryose. Nizo mpamvu usomye mu gitabo cyayo abakiranusi ntibapfa. Yobu yari afite ubutunzi akagira n'abana 10, ariko urebye ibyamubayeho n'ibigeragezo, yagiraga amapfizi yahingaga, yagiraga intama, yagiraga ingamiya, yagiraga indogobe, byose biranyagwa birashira. Akagira abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3. Abo bose inzira bagwira barashira, ariko Imana kubwo kwihangana kwe, Imana ishaka kumushumbusha ibyatakaye, yagiye imukwira kabiri ibyatakaye byose. Haba ku ngamiya n'amapfizi yahingaga 1000 imuha 2, intama 7,000 imuha 14, ingamiya 3,000 imuha 6, indogobe 500 imuha 1,000, abana 10 imuha 10. Abantu bakibaza batese ibindi byose ku Imana yakubye kabiri. Nukuvuga ngo amapfizi yahingaga 1000 biba 2, intama 7,000 biba 14, ingamiya 3,000 biba 6, intama 500 ziba 1,000, kuki abana batabaye 20 kandi bari 10. Ahangaha ijambo ry'Imana muri Yobu igice cya 1 ku murongo wa 5 haravuga ngo uko bukeye, uko Yobu yarazi ko abana be basangiriraga mu nzu ya mukuru wabo, bakarahamagara bashiki babo bakanywa bagahaga, agatekereza ko baba bacumuye kuko abantu bahaze ntibabura kuvuga nabi. Akabitekereza, ntabwo yabaga azi icyaha bakoze, ariko agategura igitambo cyo koswa, akabeza bose akurikije umubare wabo, akaba ariko ategura ibitambo. Nukuvuga ngo igihe cyo kunyagwa caje kuba n'amakuba, abana be babarwa mu bakiranutsi. Ntabwo rero abakiranutsi bapfa, nubwo bapfuye ariko ntibapfuye. Nizo mpamvu itagariye 20, nubwo bapfuye ntabwo bapfuye kuko bari bakiranutse. Naryo jambo Yesu yavuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye abakiriho kandi azabaho, kandi umuntu ukiriho na bugingo n'uyu ntazapfa iteka ryose. Niwe mwizeye ibyo, nuko batigeze bapfa. Nizo mpamvu batikubye kabiri. Abakiranutsi rero ntibapfa. Ni inama tugira abakristo kugira ngo ushikame mu gukiranuka. Muri Mika igice cya 6 murongo wa 8 aravuga ngo dore iciza Imana ikwereka kandi igushakaho, nuguharanira gukiranuka, kandi umuntu agakunda kubabarira ndetse akagendana n'Imana yicishije bugufi. Uwo muntu arahirwa kuko iyo ari umukiranutsi akaba yizeye ntabwo apfa, kuko Imana ubugingo imuha nugira ku bugingo bw'iteka. Ubugingo bw'iteka rero ntabwo bushobora gupfa, ahubwo azaba w'iteka ryose. Urakoze Pastor.
Yesu ari ahantu yavuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, bisobanura iki? hariya inzira n'ukuri ni ukuvuga ngo umukurikira ntahuzagurika. ubundi abantu bari bamenyera inzira z'abagendwa zigendeshwamo amaguru, ariko Yesu aravuga ngo kugira ngo umuntu agere kwa data ni uko yanyura kuri iki, si uko yatambika mu nzira nyabagendwa, ahubwo ni uko yakwemera akanyizera ko nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru abantu bakwiriye gukirizwamo ni irya Yesu Kristo, nta rindi. Ni we nzira rero kuko ari utugeza kwa data. hariya aravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri. ukuri rero bisobanura ko ari ijambo. muri Yohana 8 igice ca 31 na 32 haravuga ngo Yesu abwira abayuda bari bamwizeye ati, nimuguma mu ijambo ryanje muzaba bigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. ariko Abakorinto ba 2 igice ca 13:8 haravuga ngo ntaco twakora ngo tuzarwanya ukuri igihe cyose, ahubwo tuzahora tukurwanirira. ntaco umuntu yakora ngo arwanye ukuri kereka kukurwanira, urwanije ukuri watsindwa. nizo mpamvu kuri kw'Imana kudahinduka kuboneka mu ijambo. Yesu aravuga ati rero umuntu wese uguma mu ijambo ryanje azaba umwigishwa wanje nyakuri, kandi azamenya ukuri, ukuri niko kuzamubatura. mvuga ngo abantu babaturwa n'ijambo ry'Imana. nizo mpamvu Yesu avuze ngo ukuri ni ukuri kuko abatura. kandi ku murongo wa 36 Yohana 8 haravuga ngo umwana w'umuntu nababatura muzaba mubatuwe nyakuri, kuko niwe kuri kuzuye. hariho kuvuga ngo ni ubugingo, ni utanga ubugingo buhoro, ko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. ariko Yohana ya mbere igice ca 2 umurongo wa 1 aravuga ngo bana bato ndabingira ngo mudakora icyaha, nyagira ukora icyaha dufite umurengezi kuri data ukiranuka ari we Yesu Kristo, niwe gusabira ku Mana. uwo ni impongano yacu twese, ariko si impongano yacu twese gusa, ahubwo ni impongano yawe uri mu isi bose, kuko yatanze ubugingo bwe. kandi kigaragaza urukundo rw'Imana muri Yohana muri Abaroma 5 umurongo wa 8 haravuga ngo nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha agatanga ubugingo bwe. Urakoze cyane. biravuga ngo jera umuzabibu w'ukuri. ni koko Yesu yabaye umuzabibu w'ukuri? Yesu yabaye umuzabibu w'ukuri, atari umuzabibu barya. yagereranije igiti cy'umuzabibu kigira amashami yacu. ijambo ry'Imana riravuga ngo ninje muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami, na data ni nyirawo uwuhingira. ishami riguma muri nje aryaganya amahage yaryo ni data wo mu ijuru, kugira ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. ariko iritera imbuto riracibwa rigatabwa mu muriro. nuvuga ngo hari amashami abiri. Yesu rero kuko ari umuzabibu w'ukuri, amashami yose ahagikiye kuri we. ariko yaravuze ngo uguma muri nje nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, ko ntaco mwabasha gukora mutamfite. ku murongo wa 5 bisobanura ngo iyo igiti gihagaze nk'umuzabibu gitungwa n'amazi aturuka mu butaka. umunwa w'igiti ni imizi yacu, kuko ariyo mizi inyunyusa amazi y'ubutaka bita seve lineare, akazamuka mu myanya yose y'igiti. iyo azamutse mu myanya yose y'igiti yagera no mu mashami yose no mu mababi. izo mpamvu amababi ku giti ni igifu ku giti, kuko amababi agereranya ku giti ni nk'igifu ku bantu, kuko niho gaze carbonique isohokera. uwo mwuka uvuye mu biti ukazaba ingenzi ku buhumekero bw'abantu unyurira mu mababi, arico gifu c'ibiti. ubwo rero iyo hari ishami ryumye ariko rikaba rikiri ku muzabibu, nta rurererekanye rwa seve minerale amazi aturuka mu butaka ngo azamuke mu myanya yose y'igiti yinjire muri rya shami. rya shami rigira uburenganzira bwo kuba kuri cya giti, ariko nta gituma rituma. iyo ryumye rero abakeneye inkwi bakurira ibiti nibyo bakuraho rya mbere bakagenda bakaricana. ijambo ry'Imana riravuga ngo ishami ritera imbuto ni rya rindi riri ku muzabibu yanze kwakira amazi y'ubugingo aturuka mu butaka, none abatashi bashaka inkwi bakariritura bakaja kuricana. iryo shami rero ritera imbuto niryo ricibwa rigatabwa mu muriro, kuko abagiye gutasha baba bagiye gushaka inkwi zo gucana. ariko iryera imbuto ryo riguma ku muzabibu. noneho rero Imana kuko ari ihingira umuzabibu, ikarinda umuzabibu, igakonera umuzabibu, ifata rya shami ryera imbuto ikaryaganya amahage yaryo, akarekonera
yamara rikera imbuto nyinshi. Yesu aravuga ati rero nimuguma muri nje nanjye nkaguma muri mwe, niho muzera imbuto nyinshi. Bigaragara ko ryashami ryumye ni umukristo uguma muri Yesu ariko akanga ko Yesu avugumamo, ariko ishami ryera imbuto ni iriguma muri Yesu rikemera ko na Yesu arigumamo. Ni wa mukristo uguma muri Yesu akemera na Yesu akamugumamo, kuko imbuto twera ntabwo ari izacu, ni imbuto z'umwuka, ni iza Yesu. Umuntu rero uguma muri Yesu na Yesu akaguma muri we niwe wera imbuto, ariko uguma muri Yesu ntiyemere ko Yesu aguma muri we, ubwo ntiyakwibyaza imbuto. Ubwo rya shami ryumye rero riracibwa rigakarwa mu muriro rigacanwa rikuzuza inshingano yo kuzana umuriro, ariko nta ruhare rifite kuri wa muzabibu. Nubwo ryari iryawo rikaba ryari riwushamikiyeho, ariko bamaze kuriritura barikuyeho, nta n'uruhererekanye rw'amazi ava mu butaka atunga imyanya yose y'igita ryinjiramo. Ubwo riracanwa rigahinduka amakara, ibyaryo bigashira. Yesu rero aravuga ati nge ndi umuzabibu w'ukuri na data ni nyirawo uwuhingira. Ishami riguma muri nge aryaganya amagi kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Namwe ubwo mwumvise ijambo ryanje mugume muri nge, kuko ijambo ry'Imana niryo rituma abantu bakobera bashikama ibyo kurya by'ubugingo. Na Yesu yaravuze ngo ntabwo umwana w'umuntu azatungwa n'imitsima gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Abantu batunzwe n'ibyo kurya by'umubiri birashira, ariko abantu batunzwe n'amagambo y'Imana bahoraho, kuko niyo bapfa bazabaho. Izo mpamvu babyise ibyo kurya bihoraho. Ubwo rero kandi no muri Yohana 7:38 aravuga ngo umuntu wese nagira inyota aze anywe, unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Yerekeje ku mwuka rero agiye kumanukira abigishwa, uvuga ngo ibyo kurya abigishwa bari batazi ni ijambo ry'Imana, ibyo kurya bari batazi ni umwuka wera ariwo ugaburira abera b'Imana kugira ngo niyabayoborwa nabo ahubwo babe abana b'Imana. Ubaroma 8:14 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko bafite ibyo kurya by'ubugingo, kandi wa mwuka akabageza ku bugingo buhoraho. Uvuga ngo Yesu ni umuzabibu w'ukuri, natwe turi amashami, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntagira isoni ryo kutwita bene se. Ni Baheburayo igice cya mbere 6:12 ntagirwa n'isoni ryo kutwita bene se. Aravuga ati nzahamiriza izina ryanje muri bene data benshi. Uvuga ngo Yesu Kristo rero ni umuzabibu, abizera bakitwa amashami. Ubwo Yesu Kristo rero mu ngingo zirindwi ni umutsima w'ubugingo. Ingingo ya kabiri ni umuco w'isi. Ingingo ya gatatu ni irembo ry'intama. Ingingo ya kane ni umwungeri mwiza. Ingingo ya gatanu ni ukuzuka n'ubugingo. Ingingo ya gatandatu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ingingo ya karindwi ni umuzabibu w'ukuri. Iyo niyo ndahiro n'icivugo cya Yesu Kristo. Hariya abantu bashobora kurahira nibyo, ariko Yesu Kristo yashaka kwerekana kuca bugufi kwe no kugira ngo abantu bamwizere. None se pastor, ese umukristo yakwivuga? Na Mose yarivuze, ariko akivuga mu ndirimbo y'ibyanditswe byera. Usomye kuva igice cya 15 hari indirimbo ya Mose. Iriya ndirimbo ya Mose niyo kuvuga ibigwi bye uko banesheje ababisha babo. Mose yarivuze. Debora bamaze kunesha, nawe yarivuze bamaze kunesha umwami Yabini w'Isisera. Ni ukuvuga ngo yarivuze. Sisera yari umugabo w'ingabo, noneho Debora na Baraki baraherekeranya baranesha, aje arivuga mu ndirimbo yanditswe mu Bacamanza 5. Ariko indirimbo yo mu Gutegeka kwa 2:32 niyo kurata ibigwi by'Imana. Ziriya ndirimbo za ba Mose rero ntabwo arizo zizaririmbwa mu ijuru. Na zino ndirimbo abantu baririmba mu rusengero ntabwo arizo zizaririmbwa mu ijuru, kuko ziriya ndirimbo ni ivugabutumwa ryo kwihanisha. Indirimbo zizaririmbwa mu ijuru ni izo kurata ibigwi by'Imana, ntabwo ari izo kwihanisha, kuko ubutumwa bwiza buzaba bwarageze ku nshingano yabwo. Ubwo ni ukuvuga ngo na ziriya ndirimbo ya Mose yo kuva 15 n'iya Debora yo ku Abacamanza 5 ni ibyo kurata ibigwi bya hano ku isi kubanesheje, ariko ntabwo ari icivugo cyo mu ijuru. Ari mu Byahishuwe 15:5 avuga ngo turirimba indirimbo ya Mose tugeze mu ijuru izaba imeze nk'iriya yo Gutegeka kwa 2:32 byo kurata ibigwi by'Imana, yo guhimbaza Imana n'icubahiro cyayo. Ntabwo ari ibyo kuvuga ngo twaneshe tuzaba twaranesheje.
umuntu rero ashobora kwivuga agasoma amagambo ya Bibiliya agafata igice cyose akagite buriya tuba turi kwivuga. Iyo uvuze ngo Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzakena, aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ajyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanje, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshimbo yawe n'inkoni nibyo bimpumuriza, untunganiriza ameza mu manzi y'abanzi banje. Unsize amavuta ku mutwe, unsuka amavuta ku mutwe, igikombe kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose, kandi nanje nzaba mu nzu ya data iteka ryose. Iyo uvuze amagambo y'Imana y'ibyanditswe byera uba uri kwivuga. Ibyo biremeye ku mukristo. Hari ibyivugo byabo natwe tukiri abasore twarivugaga, ariko si by'Imana ishaka. Imana ishaka ngo dukore icivugo mu magambo yayo, haba kuyiririmbira twivuge mu ndirimbo ariko y'amagambo y'ijambo ry'Imana, haba no kuvuga ibyanditswe byera tukabivuga tubyirata kuko aricyo civugo Imana ishaka. Na Yesu rero icivugo yivuze ni ibyanditswe byera, avuga ngo ndi umutsima w'ubugingo, ni ibyanditswe byera, kuko yavugaga ko Abisirayeli bari mu butayu bariye manu bayirya igihe kirekire ariko barapfa. Byanditswe muri Yohana 6:48. Ahangara avuga ngo Abisirayeli mu butayu bariye manu ariko barapfuye. Ariko ngewe ibyo kurya mbaha, umutsima w'ubugingo mbaha, ni ibyo kurya bidashira. Ni ukuvuga ngo uwunzaho ndi ntazasonza iteka ryose, kandi unyizera ntazagira inyota iteka ryose. Uvuga ngo abari imitsima yo ku isi ariyo manu yo mu butayu barapfuye, Yesu yabivuzeho. Ariko uzarya umutsima w'ubugingo Yesu amuhaye we azarama iteka ryose. Urakoze Pastor. Hari umuntu yabajije ikibazo mu byahishije Yohana igice cya 13 guhera ku murongo wa 7 na 8. Haravuga ngo ihabwa kugwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Umurongo wa 8, abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ikibazo cyo baravuga ngo abo bera ni bande kandi itorero rizaba ryarazamuwe? Ntabwo yakurikiye umuzuko wa gatatu wo igice wo kuzuko wa mbere. Twavuze ibice bitatu by'umuzuko wa mbere, ntabwo yabikurikiye. Kuvuga ngo areba ikiganiro kivuga kuzavuga ku itorero no ku bice bitatu by'umuzuko wa mbere. Igice cya mbere umwenda ukingirije ahera utabutsemo kabiri, igice cya kabiri impanda ivuze abasinziriye muri Yesu aribo bazabanza kuzuka, igice cya gatatu abazuga ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri azabibona. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuzi ufata ibiganiro byacu akabishaka akabipartaja cyakabihereza inshuti tukubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire abantu muza mudusengera tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Reka dushimire abantu muza mudushikira ku biganiro tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Pastor, sinzi ko ashobora kongeraho bicana gusenga everyday. Nimero ya WhatsApp ni 0708 kabiri 008 668 kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha nawe utaha. Reka tubabwire ngo igano aho butaha mufite namwe ibyo mwifuza ko twabagezaho ibiganiro, mwatwandikira kuri nimero Pastor abahaye, mukandika kuri message isanzwe, kuko WhatsApp hari gihe abari mu message menshi ugasanga ni ibihumbi nka 4 cyangwa 5 mu message bari menshi, kuyasoma no kuyasubiza biba bigoye, ariko muze mwandika no kuri message isanzwe. Pastor murakoze, nawe mwese muramukira ibiganiro byacu. Reka tubabwire ngo igano naho butaha. Shalom shalom. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.